Banyarwanda mwibazaga ngo Muhire Promoter mwamenye muri promosiyo zitandukanye z'indirimbo nyarwanda, abibazaga aho ari dore nguyu ujya mu mafilime. Ese bite bya Muhire Promoter none uyu munsi muri filime bihagaze gute? Nibyo nahoze nkubwira kare ko nta mpamvu yo kujya ngo mpagarara ahantu hamwe kandi ngomba kubaho, mba ngomba gushakishiriza hose aho bishoboka. Mbese bwo nabaye nk'urupfu, niba ngiye mu giti, niba nsa wenda icyatsi, ejo ngomba kujyana. Mbese ni ukwihinduraniranye kugira ngo ushakishe uko ugomba kubaho. Uyu munsi nshaka kuba nabisubiramo, ariko amikoro nicyo kibazo. Nese nk'ubu nshaka kuba navuga ati wenda niba wenda ngiye kubikora wenda nk'akazi, nzajya wenda nk'uwo muhanzi nshaka kuba wenda navuga ati wenda ngiye kumushakira wenda nka promotion wenda kuri za Trace TV, wenda uyu munsi wenda bo biraba. Ariko wenda ntabwo twari twabona wenda babahanzi bari kuri standard ku buryo ashobora guhaguruka no wenda akajya gukompeta wenda na Jose Chameleone wenda muri Uganda, bose bari kuri playlist imwe hehe kuri Trace Music cyangwa Trace Africa room. Hari igihe twaryaga imitsi y'Abanyarwanda. Ayo mafaranga rero muri iyi minsi uramutse uyamaye ukambwira ati Muhire fata amafaranga ugende ukorera umuntu, aya mafaranga ntabwo nashyira mu muziki ngewe. Byumvikane ko abantu baciye intege, uwatekerezaga ngo nashoramo biragoye. Uyu munsi biragoye cyane. Burya rero n'abashoramari nabo bagira gutinya. Hari umugari niba bajya baca mu Kinyarwanda ngo n'umusaza atinya nyina. Niba n'ibyo bintu koko, niba ari ibyo umusaza ashobora kuba yagira gusanga sariye hirya, ariko iyo ageze kuri nyina ibisazi byose biragenda. Burya rero n'abashoramari barazavuga ati se abahanzi araririmba indirimbo nirenga mu Rwanda, nugeze kugira ngo irenge mu Rwanda nawe ejo bundi wumva ngo yagiye muri Amerika ngo yagiye gutura. Nese ubwo umushoramari azashora gute? Mana, umuziki ni ikintu kirekire, ni ikintu kirekire nyine ugomba gukora ibintu. Nese niba ukoze indirimbo Abanyarwanda bakayikunda bakayibyina, ikibi nuko wayikora ntibayikunde ntibanayibyine, ariko niba bayikunze bakanayibyina ugasanga no kuri radio iracurangwa, ahubwo abahanzi bakomeze bakora ibi barimo nyine. Bakunzi ba Katikati Media, twongeye kubasuhuza aho muri hose. Uyu munsi tubazaniye umutumirwa, twihuse turagira ngo atangira twibwira. Murakoze kuba ikaze. Abantu benshi banze ku izina rya Muhire Jason, ku gasino banyita The Promoter. Ahubwo nanjye nzi mu ndirimbo nyinshi abantu bavuga Muhire Promoter, Muhire Promoter. Amakuru yawe Muhire? Amakuru ni meza, ndashima Imana kuba nkiriho Covid itari yanwara. Ibya Covid byo ni ibibazo, ariko se tuzi kera wagaragaraga mu bikorwa bya muzika bitandukanye, ariko kuri ubu ntabwo kibigaragaramo cyane. Byahereye hehe? Ese ubikora rwihishwa ntitubimenye? Bimeze gute? Burya rero biragoye kugira ngo nibura umwaka ugusiga ahantu hamwe utari wahindura ikiciro urimo. Burya rero biriya bintu najyaga mbikora nkabikora byari binanunze, n'ibintu bashaka kuba wakora ukavanamo amafaranga mu bundi buryo, ariko wenda igihe kiragera n'umuntu agakora akavuga ati ndareka ndereke wenda bino bintu mbe biparitse, wenda nshaka ibindi bintu wenda nabyo nakora kandi nabyo bikantunga. Ntabwo mvuga ko nabihagaritse, ahubwo nabaye mbiretse gatoya kubera wenda n'iterambere rigeze ibiki, ntabwo nabihagaritse wenda muri make. Ese tukiri aho, ubundi muri muzika abantu mwagiye mukorana mu bitandukanye, ni nk'abandi wenda wabwira Abanyarwanda, kubera hari benshi wenda bifuza kumenya ese yakoranye n'abandi muri iriya minsi yashize, nabahe bahanzi mwa mwarakoranaga? Abahanzi bo ntabwo najya kubarondora, kubera ko burya umuhanzi ushobora kuba yafata nk'igihangano cye akagigushyira mu ntoki akavugira ati ku wenda bitewe wenda n'izina ufite cyangwa wenda ububasha bino bintu usanzwe wenda ubifitemo, bifata igihangano cyanjye wenda ugikore promotion. Bo bari benshi, ho wenda icyari kibaho wenda byari mbese cya gihe ntabwo byagatera imbere. Ndi cyakiza umuntu akubaga wenda agufite yavuga ati reka ngweze igihangano cyanjye ugikoreshe muri ubu buryo, cyane ko buri abantu benshi ntabwo ari bazi n'urubuga rwa YouTube ati wenda rukora gute, kumva ko no kuba wanabona account kugira ngo ushyire indirimbo ntabyo bari bazi. Rero icyo gihe twebwe twarabashije nyine kuba injijuke. Ni ukuvuga ngo mwebwe mwabashije kurya ku mafaranga ya YouTube cyangwa kumenya kuyikoresha abandi bagisinziriye? Birashoboka cyane.
none se wenda mu kirebana n'ubushobozi abahanzi mu minsi yashize ubu nibwo bavuga ko batangiye kuzajya babonamo akantu. Hari benshi babikoraga ku bw'urukundo, bakabikora ku bw'uko ari ibintu yiyumvamo nyine, ariko nta kintu kigaragara, ari agatike gusa akuramo cyangwa n'ubundi bushobozi bukeya. Kuri wowe ubona kiriya gihe ahavuga kuva ubushobozi wenda butahavuye, ariko uwavuga guti iyo baza kugera gutya muri kiriya gihe ubona hari nka hehe? bwira rero kiriya gihe nabwo byari bigoye pe, haba ari umuhanzi yaba n'umuproducer yaba ari nabwo kwa ko na n'ubu ikigora cyane gukora promotion, ko ushobora kuba wenda uzi wenda kuvuga ngo wenda studio wenda indirimbo bayikora amafaranga naya, ariko promotion yo ushaka gusanga kubye inshuro 5 kubera ko no kujya kwegera umunyamakuru nakusanga wenda mutabonana cyangwa mutaziranye, ashaka gukubitira mu gafuko ugasanga uciye amafaranga mutakeka, ugasanga kubye inshuro 6 kandi ugomba kuyamuhereza uko mbese byanga bikunda ugomba kuyamuha. Ubu uyu munsi uramutse usubiye mu mwuga wenda mu gupromotinga abantu, ubona aho bigeze? Ntekereza ko bitandukanye n'igihe cyashize, kuko ubu ngubu noneho hari platform zitandukanye zigenda zibishyura, hari nko muri iki gihe wenda tudafite n'ibitaramo, ariko hari igihe habayeho ibyo bitaramo bitandukanye n'igihe cyashize mu myaka yindi yashize. Kuri wowe ubu bisubiyemo wumva ari nk'igiki wakora wenda kisumbuyeho cyangwa wakosora muri kahise muri za promotion mwajyaga mushakira abahanzi? Uyu munsi nshaka kuba nabisubiramo, ariko amikoro icyo kibazo. Nese nk'ubu nshaka kuba navuga ati wenda niba wenda ngiye kubikorenda nk'akazi, nzajya wenda nk'uwo muhanzi nshaka kuba wenda navuga ati wenda ngiye kumushakira wenda nka promotion wenda kuri za Trace TV, wenda uyu munsi wenda bo biraba, ariko wenda ntabwo twabona wenda babahanzi bari kuri standard ku buryo ashobora guhaguruka wenda akajya gukompeta wenda na Jose Chameleone wenda muri Uganda, bose bari kuri playlist imwe hehe kuri Trace Music cyangwa Trace Africa. Urumva uyu munsi rero ni bwa bushobozi nyine bukiba, niyo mpamvu iyo nyine twabaye tubiretse, kubera ko hari igihe twaryaga imitsi y'abanyarwanda. Ubivuze neza uti hari igihe twayibaryaga, ariko uyu munsi bararicanye, ndavuga ijisho ubu bararikanuye kabisa, barabizi neza ko ahari akafaranga hose bagiyeyo. Ariko noneho kuri wowe uyu munsi uramutse ubonye ifaranga, tuvuge nkunda gutanga urugero rwa $50,000, sinzi niba arizo ngiye kuzatunga ntago mbizi, ariko uramutse ufashe nka $50,000 zawe cyangwa se uzifite hano hanze ashobora kuzishyira mu muziki, utekereza ngo mukorera nk'umushinga, umubwira uti ngiye mbona byagenda gutya kugira ngo ayo mafaranga azagaruke kandi n'umuziki nyarwanda uzamuka ugere ku rundi rwego, cyangwa se tube twabona indirimbo nyinshi za kuri Trace Music cyangwa n'ahandi hatandukanye? Ayo mafaranga rero muri iyi minsi uramutse yamaye ukambwira ati Muhire fata amafaranga ugende ukorera umuntu, aya mafaranga ntabwo nashyira mu muziki ngewe. Byumvikane ko abantu baciye intege, uwatekerezaga ngo nashoramo biragoye. Uyu munsi biragoye cyane kubera ko ni ya mafaranga. Okay, reka mwe nk'urugero, uyu munsi wenda tugeze kuri YouTube wenda dukora wenda amafilme tugira ute, ushaka kuba naza wenda nkavuga ati niba wenda mfashe wenda iyo filme wenda nkashyiramo miliyoni wenda 5 cyangwa wenda 3, wenda mu gihe wenda kingana gutya wenda nzaba namaze kwibona, cyangwa mba nzi na standard ya filme wenda urugiri kurebwa uburyo ikunzwemo, nkavuga ati naribe aho uzi gufata amafaranga ugasanga ugiye kuyashora mu muziki utazi neza igihe azagarukira, cyane ko biragoye nyine biragoye. None se ubona wenda ku ruhande rw'abahanzi bo kuba hatari abashoramari wenda babitabira ngo babegere bakorane, nta ruhare bo wababonaho wenda icyo wabashinja uti hari icyo badakora kugira ngo abantu nabo batinye kubegera ngo babahe cyangwa babashyiremo iryo faranga? Burya rero buriya n'abashoramari buriya nabo bagira gutinya. Hari umugari sindi niba bajya baca mu Kinyarwanda ngo n'umusazi atinya nyina, niba n'ibyo bintu koko niba ari ibyo umusazi ashobora kuba yagira gusanga sariye hirya, ariko iyo ageze kuri nyina ibisazi byose biragenda. Buriya rero n'abashoramari barazavuga ati se abahanzi hararirimba indirimbo nirenga mu Rwanda, n'ugeze kugira ngo irenge mu Rwanda nawe ejo bundi wumva ngo yagiye muri Amerika ngo yagiye gutura, nese ubwo umushoramari azashora gute? Kwa amafaranga yatayafata akashyira mu ngurube akitungira ingurube. Urakoze cyane, turi kumwe na Muhire Promoter. Turasaba wowe urimo kutureba utarakanda kuri subscribe,
kanda kuri ako kantu ko hasi gatukura, ubundi dukomeze tubane mu biganiro bya katikati media bitandukanye. None Muhire, umuziki waje gusa nkaho uparitse ujya mu yindi domaine, ujya mu mafilime. Ese bite bya Muhire Promoter none uyu munsi muri filime bihagaze gute? Nibyo ni nahoze nkubwira kare ko nta mpamvu yo kujya ngo mpagarara ahantu hamwe kandi ngomba kubaho, mba ngomba gushakishiriza hose aho bishoboka. Mbese bwo nabaye nk'urupfu, niba ngiye mu giti, niba nsa wenda icyatsi, ejo ngomba kujyana. Mbese ni ukwihinduraniranye kugira ngo ushakishe uko ugomba kubaho, kuko ubuzima buragoye. Twahagaritse akazi twahembwaga ibihumbi 30 uyu munsi, niyo utahembwa ari kuvuga ati nibura ndi gukora wenda amafaranga azaboneka. None ubwo ndi kumva urwo rugendo uvuye muri muzika, urabipepeye, warangiza ukavuga uti ngiye muri filime. Ese ni igiki cyagukuruye, ni igiki wari warungurutsemo muri filime? Wa muntu wenyine ni ubuzima nyine. Ntihandi uvuga ati isoko ninda munsi riri gutrendinga ni gutya na gutya, nshakishirize muri bino ni sawa. Uyu munsi wa filime nivuze ngo uploadinze episode 5 wenda mu kwezi, no rugero ifite wenda abantu bakifitemo ibihumbi wenda 50 byabayirebye. Ntihandi uvuga ati burya ntago nzabura wenda yo kuba nzishyura inzu nyiri byondo, uvuga ati ntanjye ubwanjye ntago nzabura agasevu niyo kaba ari 2,000 da, umuntu agakomeza akabaho nyine. None hakomeza kuvugwa ikintu kirebana na karite z'amafilime ya hano. Filime zabaye nyinshi, buri wese arabyuka ukabona ngo yazanye filime, izama episode, amaseri n'ibindi bitandukanye, ariko kugira ngo tuzagere kuri rwa rwego twayereka abanyafurika cyangwa isi yose biracyari hasi. Harabura iki ngo tuzamure urwego rwa filime mu Rwanda? Ni cya kintu ugeze gukomaza uvuga ati abashoramari bari he? Ni kintu umunsi yiri kuba, impamvu zino filime dukora nabwo dufite ubushobozi bwo kwenda twakora za filime wenda zajya gukompeta he Netflix nabo bakaba bazigura, ariko nyine ubushobozi buracyari buke. Nyine turacyakora za filime zituma nyine tubaho, zituma nyine tutaburara kubera ubushobozi buke buba buhari nyine dukoresha uko. None aho wakwibaza ngo ni iki kibura kugira ngo ayo mafaranga ashyirwemo, noneho izo za Netflix cyangwa n'ahandi babashe kuzajya baza kuzishaka, ariko nibura muri ba bakteri bacu babona akantu filime yacu iduhagararire ku ruhando mpuzamahanga, nabo bashoramari bacu batinyuke. Urabona haracyabura iki? Mu by'ukuri byari kuba byiza wenda iyo tuza wenda kubenda bino bintu tware bitanye natwe dufite ubushobozi bufatika. Niyo mpamvu wahoze uvuga ati abashoramari, ahubwo abashoramari niba bakibaho ahubwo wazasenze rwose aba bashoramari bakaboneka, bakaza kavuga ati muri zino filime wenda ukora wenda tuzoshayemo miliyoni 100, ahubwo dushakishirize inyungu. Uzi ko buriya mu bintu bishobora kuba bitera abantu kudatekereza neza, harimo nabyo ibibazo umuntu aba afite nyine abikora avuga ngo iki nubwo ndi kugikora standard yacyo ni kwa ko ntabwo ambwira ngo ikintu gishoyemo ibihumbi 100 cyakuguka miliyoni gute washoramo ibihumbi 100, bihabigoye. None kuri uyu munsi uravuga uti hari ukuntu wenda umuntu akuramo amafaranga agufasha mu buzima butandukanye, ariko si wowe urabona filime ari ikintu gishobora kukugeza wenda ku mushinga ufatika, uretse iby'ibanze wenda umuntu akenera mu buzima, ariko ukaba wavuga uti nakuramo umushinga ufatika wamfasha mu bundi buzima wenda burenze ubwo kurya, kuryama, gukodesha, transport, wenda ukagira umushinga ukuye muri filime? Ibyo bintu birashoboka cyane ko na bino bintu umuntu abakora bifite bindi bishamikiyeho, kubera ko na zino filime ukora buryo umaze umwaka ushobora kuyikora kandi ukaba ufite popularité nd'abantu runaka bangana gutya, niho handi uzanabona wenda n'abantu bifuza wenda kwamamaza. Muri tuvuye nk'urugero, umuntu yamamaje muri filime yawe, niho ushaka gusanga wenda ushaka wenda yakwishyura wenda n'ibihumbi 500 wenda kwezi cyangwa wenda miliyoni bitewe wenda na kontra mwagiranye. Ndetse ayo mafaranga yafashe ntiyakoramo akantu, niyo kaba ari akantu gato ariko kabyara inyungu nako. Ariko hari umuntu twaganiriye arambwira ati cyane wenda abirabura cyangwa abanyafurika kenshi ibintu byo kwamamaza ntabwo ari ibintu twitabira, ku buryo usanga rimwe na rimwe iyo babona wenda nk'abantu bakora ibiganiro cyangwa amafilime ntabwo bita kureba ngo birebwa na bande bangahe kugira ngo wenda bashoremo ayo mafaranga bamamaze.
ubona kugira ngo wenda nanone icyo kintu kizazamuke? Kuko ntekereza ko narwo ni urundi ruhande rushobora kuvamo amafaranga, kandi mu by'ukuri uriya wayaguhaye umwamamariza nawe ejo azongera yunguke, kuko benshi bazamugana kandi babikesha ko bamubonye iwawe. Abo bantu se bo ni igiki wababwira nkawe Muhire uvuga uti hano hanze hari za kampani tuzi, iz'amatelekomunikasiyo, iz'amatransporo, izitandukanye, abo bantu wabatinyura ute kutugana cyangwa kugana ayo mafilime, kugana abakoresha platform zitandukanye ngo batinyuke kubegera, batinyuke gukora mu mufuka babahereza? Abo bantu rero kubegera birashoboka, kandi ibyo byarenze neza ko burya umuntu aramutse aguhaye umwanya we, hari umuntu batapana abantu bafite ubugugu bw'amafaranga, kumva ko gufata miliyoni 5 ugashyira mu kintu, miliyoni ntago wahita uyifata wenda muri icyo gihe wenda cy'amezi 3, ariko ushobora wenda kwiha wenda nk'urugero bavuga ati reka dufate wenda semene wenda ingana inguryo tuvuge ngo amezi wenda nka 6 cyangwa wenda 5, burya business ushaka wenda kuyisuzuma urebe kuntu imeze, wihanyine rutarigera runako uvuga ati gutya. Ariko abo bantu nyine nicyo kibazo, umwicaranye akubwira ati ngiye amafaranga kuba naza ngaguza miliyoni 20, ariko nzi neza ko zizunguka, ukamusobanurira projet kuntu imeze, uburyo azunguka, uburyo bizagenda, icyo muzakora, ibikenewe, nzi neza ko burya birashoboka ko na business rega zose ni YouTube ni he nese uyu munsi ni wenda abantu bageze ku rwego rwo kuvuga ngo uzakoresha Instagram, niba ushaka kuyikoresha ukaba wabona amafaranga, ukaba ushaka kuba wakoresha Facebook ukabona amafaranga, ni gute wumva ko utazakoresha na za TikTok nsigaga abanyarwanda babona amafaranga? Ahubwo amafaranga arahari, abantu ntago bazahana amafaranga ari muri ibintu ahubwo dukora. Ubwo rero abo bamamaza nabo ni karibu ku mbuga nkoranyambaga, naho hariho abantu benshi bakurikira kandi bashobora kubagana babikesha izo mbuga nkoranyambaga. None Muhire, tugarutse ku buzima bwawe kugeza kuri uyu munota, uri muri filime, muri sinema nyarwanda, tuzi neza ko harimo abantu batandukanye, hari izikinwa. Kugeza kuri uyu munota wowe urabarizwa mu yihe sinema? Ubu uyu munsi nanjye ndi mu bakinnyi bakina muri Mbaya, ariko ntago ndi umukinnyi gusa. Mfite Mbaya series. Yego. Ndi umwe mu bakinnyi bakina muri kumfite n'ibindi shinzwe mu kazi nyine kayo ka buri munsi. Okay, Mbaya tuzimo abantu nk'aba Makaca, tuzimo hari na saga zigeze kuba mu minsi yashize, hari umuntu Kamaro mwakinanaga biza kugeraho avamo kundi kuntu, wenda ibyo ntabwo twabyinjiramo cyane. Ariko se kugeza kuri uyu munota tujya tubona abantu benshi nko muri Mbaya, buriya ikintu umuntu yahita yibaza, bariya abantu bose bakurikiye uriya murongo niko bose bategereje ya maronko urimo kuvuga kuri wowe? Azarihira umuntu tubezwe dutandukanye, azarihira umuntu ibindi nkenerwa bya buri munsi? Kandi nzi ko muri Mbaya ni timu nini, ko bazikurikirana cyangwa se baze kujya kuri YouTube channel baraza kuyibona. Ariko se buriya buri wese muri bariya no kuvuga ngo atunzwe na Mbaya, cyangwa se ni hari ibindi bintu ku ruhande baba bakora, noneho Mbaya ikaza ari nk'ikindi kintu ku ruhande? Ni byiza kandi urakoze kubw'icyo kibazo. Abantu benshi ntabwo bakunda kukimbazaho gusa, ariko ibi bintu kugira ngo bijyemo cyangwa wenda ukine sinema, ntabwo uzumva ko hari ikintu uje guhita ufatamo ako kanya mu buryo bw'iki bw'amafaranga. Ubwa mbere ahubwo banza ugikunde, kuko nugikunda nacyo kizagukunda, kiguha icyo ukunda. Urumva ntabwo ari kuza uvuge ngo niba naje gukina tuzise gute niba uri umukinnyi wakiniye he? Hari sinema wenda bagwamagaye muri Kenya bavuga ati tugiye kukuroketa tukuvane muri Kenya, ariko wenda wavuga hari nk'abantu hano baba barakinnye mu zindi filime ku buryo ubuze utura muntu yaktinga neza, uriya muntu afite experience wenda amaze kugera kuri uru rwego ku buryo azi wawe atari uko gusa yego ugomba gukora ibintu ukunda, ariko none hakiyongeraho kuba uje no gucuruza iyo mpano yawe. Nk'uwo muntu araza akavuga ati ngiye muri Mbaya, kandi Mbaya izankemurira utundi tubazo twose, nyuma yo gukina Mbaya nzajya njya mu rugo ndyame ntegereza agafaranga. Ibyo bintu birashoboka? Ibyo bintu bishobora gushoboka mu gihe cya kintu bagikunze, ariko Mbaya ntabwo hano kugira ngo mbese iguhindurire ubuzima, ahubwo iri hano kugira ngo uyihindurire ubuzima nayo izabuguhindurire.
ahubwo banza uyihindurire none nayo izabuguhindurire. none abantu bakunze kuvuga cyangwa byavuzwe ko muri Mbaya hajya havukamo n'ibintu by'inkundo za hato na hato, bagiye babishinja abantu ngo abasore bakina muri Mbaya bakundana se n'abandi bakinanamo hariya, kandi siko byari bimeze. Ese kuri wowe muri Mbaya ufitemo umukunzi? Njye sinzi no gukunda, ntago nyikunda wa mugabo we, ahubwo sinzi ikibazo mfite. ubwo no kugushakira amatovu. None se ibyo bintu bivugwa muri Mbaya wabivugaho iki? Ko bavuga ngo abakobwa bo muri Mbaya hari ukuntu bagirana umubano n'abagabo bakora cyangwa abasore bakina muri Mbaya, bimeze gute? Ibyo bintu rero buriya ikintu cyose kijya gutera imbere ntago habara ibintu nk'ibyo nyine. Usanga umuntu aragisebya gutya na gutya, ariko akaza ari akazi. Niba wenda habaho inkundo ku ruhande n'ibindi, nabo ntago ari abantu navuga ngo ni abana, ariko ibyo bintu ngiye nabyo nzi. Kwako niba nge nawe mfitemo, kuki hari wundi waba ahubwo uzo umuntu mumbwire, ahubwo muhamagare mubaze ngo ibi bintu nibyo. Oya, ubu twarebaga ku ruhande rwa Muhire, kuri we ku giti cye, ubwo wenda n'abandi nabo tuzagira igihe tubegere batubwire ku byabo. None nsubiye inyuma ku bya muzika wayibayemo, kandi ntekereza ko n'uyu munsi ntabwo urimo gupromotinga wenda nk'uko wabikoraga, ariko ntekereza ko muzika nyarwanda uyikurikiranira bugufi. Hari ikintu kirimo kuvugwa muri iyi minsi kirebana n'ibishego mu ndirimbo zitandukanye. Bamwe baravuga hoya ibishego biratwika, abandi bakavuga hoya mwataye umuco, abandi bakavuga ati hoya mureka abana bahahe. Icyo kintu cy'ibishego wemera ko gihari kuri iyi minsi? Icyo kintu ahubwo cyahozeho, ntabwo kije ubu. Kwako n'abandi baririmba za ndirimbo za karahanyuze nabo barabiririmbaga. Nise kucyumva ko cyaje ubu, ahubwo cyahozeho. Kwako ni ahubwo ibyakene byo byari bikomeye cyane kurusha iby'ubu. Muri iyi myaka se ko aribwo birimo kuvugwa kandi bigasakuza cyane, wenda byaba biterwa n'iki? Kuko ntekereza ko nko muri za 2015 kumanura ni gake cyane bajyaga batunga intoki indirimbo, ariko uyu munsi nyinshi zishoboka zirasohoka zikaza bavuga ngo yavuze ngo igiti, bati bura ntabwo ari igiti yavugaga, yavuze wenda ntabwo mentioninga ati mikro, ati yavuze ikindi kintu. Biriya bintu kandi ntekereza ko ku mwana ubyumva, we natekereza mikro azatekereza iyi ngiyi turimo gukoresha. Noneho ntekereza ngo iyo babitinzeho kuriya binaterana babandi kujya gucukumbura ngo bamenye se kuki abantu babitinzeho. None se wowe ubona ari iki kibitera kuba iyi minsi aribwo birimo gutrendinga wenda bitarabayeho muri iyo minsi yashize, kandi umbwira ko byahozeho? Ibyo bintu rero birashoboka cyane kuba mbese wagira ngo ni nk'ibi bya kera, noneho bongeye barabirindura, noneho ibyo irimo gukora. Nga kumwe wandika filime nyine, wamara kwandika filime wabona itari kuryoha ukongera ukayitangira, wowe yatangiye ukongera ugakomerezaho. Ibyo bintu rero impamvu uyu munsi ari byo wenda birimo wenda gukorwa nuko nibyo bintu bigezweho. Hakuru ramutse wenda abantu wenda basobanukiwe indimi, wenda ugiye kumva indirimbo wenda za ba Diamond uburyo baririmba, ukagenda kumva indirimbo za bandi bose, mbese abahanzi bose. Mbese kandi ikintu ntago wambwira ngo niba wenda barimo kuririmba igishego nawe uzaza utangire ngo mama wararaye. Birashoboka wenda mu buryo bwawe bitewe wenda n'iki n'injyana ukora. Ariko uramutse wumvije za ndirimbo burya za kera, wa mugabo we, ikinyarwanda ntago ndi umuhanga wacyo cyane ko hari indirimbo tuzi neza n'iz'abantu tutavuze, nazo zirimo amagambo kandi nakwita ngo atoroshye. None kuri wowe ni ukuvuga ngo ntawe watera ibuye kuko yaririmbye ngo ibishego? Bareka abahanzi bakora ibyo bashaka, babareke. None se kari yose tugezemo, wowe uramutse noneho ugiriye inama umuhanzi wambwira uti ahubwo ongezamo umuriro ukomeze? Ikibi ni ukuririmba mbese ukarengera, ariko ikiza cy'uyu munsi wenda habaho wenda n'amagambo bazimizamo ibintu byabo. Niba avuze sosiso ashobora kuba ari yo muri alimentation, wenda ashobora kujya kuyigurira umwana we, ntiwamenya. Ariko babiririmbe nyine, ariko bashaka kuryo babigenza nk'uko abakera nabo babizimizaga nyine, n'ubibashe kumenya ibyo ari byo. None kugeza kuri uyu munota ndumva uri ku ruhande rwabo baririmba ibishegu,
cyangwa se ubihuriraho n'abandi batandukanye. Kugeza ubu twebwe dutekereza ko ibitekerezo ni ibyanyu, abantu badukurikiye ni mwebwe mushobora kutubwira muti Muhire yakoze ishyano, yateye ibuye ku karere, cyangwa se ibyo bintu nibyo. None tukiri kuri ibyo bishegu, hari umuntu witwa Element, uwo bajya bavuga ngo uriya muntu yaje ari nk'umwami w'ibishegu, kuko kuva mu mwaka ushize aho yaziye atangira kumvikana mu matwi y'abanyarwanda, yagiye indirimbo nyinshi mu zo yakoze zagiye zitungwa agatoki. Hari na sawundi yewe atari ijwi ry'umuntu, harimo na sawundi z'ibitanda binyeganyega ukuntu. Uwo muntu umuvugaho iki, cyangwa se wemeranya nanjye ko yaba ari umwami w'ibishegu? Ntabwo navuga ngo ni umwami w'ibishegu, wenda niba wenda abikora, niba n'ababikunda ibyo bishegu simbizi, wenda bashaka kuba wenda ariyo si wenda tugezemo nabi ibyo bintu ari gukora nyine aribyo wenda tugezemo. Ariko mana, umuziki ni ikintu kirekire, ni ikintu kirekire nyine, ugomba gukora ibintu. Nese niba ukoze indirimbo abanyarwanda bakayikunda bakayibyina, ikibi nuko wayikora ntibayikunde ntibanayibyine, ariko niba bayikunze bakanayibyina ugasanga no kuri radiyo iracurangwa, ahubwo abahanzi bakomeze bakora ibi barimo nyine. Urakoze cyane kudusangiza ibyo bitekerezo, ariko nagira ngo abakunzi ba Katikati Media ubabwire, ese abashaka gukurikirana Mbaya series bajya hehe, bayibona gute, platform zitandukanye ari social media mukoresha, kugira ngo bakomeze babakurikire? Uyu munsi filime zacu ntago ikiri imwe, turimo gukora filime hafi 3. hari iyo bita Mbaya series yisanzwe, hari indi bita ihurizo, nayo ni seri nayo irimo gucaho muri iyi minsi, hari n'indi bita icyaha. Wazishaka yazikura he? Zose ziri ku Muhanzi TV kuri YouTube. Umuhanzi TV kuri YouTube. Ubwo rero bakunzi bacu, Umuhanzi TV murabyumva ko mwajyaho mukareba. Nakore kakanohozo uvuga ngo ka subscribe nako bajye bagashyiraho baturemere. Ako kantu mubanze mukande kuri Katikati Media, ako gatukura kuri subscribe, ubundi mujye ku Muhanzi TV. Muri search bongeye ushakingemo Umuhanzi TV naho ukoreho. Umuhanzi TV nabo mubaremeye, turabaremeye. Mwakoze cyane kuduha umwanya wanyu Muhire. Namwe mwakoze kudusura, kandi ni by'agaciro kugira ngo tujye dufashanya, turebe ibintu ukuntu bimeze, tunaganiriza abanyarwanda nyine bitewe wenda n'icyo nzi, hari icyo nzi, hari icyo uzi, hari icyazi, nyine tubirize hamwe turebe se bimeze bite. Banyarwanda mwibazaga ngo Muhire Promoter mwamenye muri promosiyo zitandukanye z'indirimbo nyarwanda, abibazaga aho ari dore nguyu yimukiye muri Mbaya n'izindi filime zitandukanye. Banyarwanda tuzajya tubagerera hirya no hino, tubereke abahanzi cyangwa abagendana na entertainment nyarwanda, ibyamamare mu Rwanda muri rusange, kugira ngo tumenye ngo ese bagiye hehe, kuko bamwe bava muri domaine imwe abantu bakibaza ko baryamye mu rugo, ariko nyamara hari igihe usanga yagiye mu bindi. Turabashimiye, mukomeze mugire ibihe byiza.